ngo umuhungu yagusize ngo yagiye yamaze niba yagiye hari piyesi Imana ifite. Uribaza ngo ngewe bizagenda bite? Uribaza ngo uyu mubabaro nzawugeza ryari? Uribaza ngo ko umugabo ntaye bizagenda bite? Ufite amarira y'uburyo bakubenze, uyu muhungu mureka agende. Ninde wakubwiye ko ari we muhererezi mu bahungu? Uyu muhungu ntagutesha umutwe ugatinyuka ukavuga ngo ugiye kwiyahura kubera umuhungu. None se uyu muhungu niwe muhererezi mu bahungu, uvuga ngo ugiye kwiyahura kubera umukobwa yakwanze? Oya. None se uyu mukobwa niwe mfura y'abakobwa akaba ari we muhererezi? Ngo ngiye kwiyahura. Oya, wikwiyahura. Nibyo koko mama wawe yarakwanze, ariko hari Imana igukunda, ndashaka kugusengera. Nibyo koko umugabo yaragutaye, ariko hari Yesu ugukunda. Twongere tubasuhuze inshuti z'akadasohoka, inshuti z'umurage wa Bera TV, inshuti za Revera Pasiteri Ucimihigo Xavier, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Buriya Olivier, nubwo utavuze mugani wawe, ariko reka nawe ngusuhuze. Buriya umuntu agira inshuti, agira abantu bamukunda, kabone nubwo umuntu bamuvugaho ibibi bimeze bite, umuntu ugukunda ntabwo ashobora guhindurwa n'ibihe urimo. Kandi ikizakubwira umuntu ugukunda uzamubwirwa n'ibihe uhagazemo. Buriya igihe nicyo kikugenera umuntu ugukunda. Hari umuntu rero uza akakwizirikaho. Ninde mwana waririmbye iyo ndirimbo? Niba ari Meddy, niba ari King James, niwe waririmbye aravuga ngo nzakwizirikaho. Hari umuntu rero uza mu kabagati k'inkubirane, akabana nawe mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'amakuba, akabana nawe mu gihe cy'ibyishimo n'igihe cy'umunezero. Reka rero suhuze nyine abo bantu bakunda Pastor Xavier. Imana ibaha umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Abantu mudushyigikira mureba izi nyigisho zacu, mureba ibi biganiro ducisha ku murage wa Bera TV, reka tubabwire ngo ukuboko kwiza kwisumba byose kube kuri mwe, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese Imana ibaha umugisha. Abo tubana mu buzima bwa buri munsi hano iwacu, haba hano mu rusengero, Imana ibaha umugisha. Mbibutse ko dukorera umurimo w'Imana hano ku Kagugu, iruhande rwa Kiliziya ya Kagugu. Nk'uko mukunda kubyumva abo tubana kuri radiyo, mbwiriza kuri radiyo Umucyo ku wa gatanu saa 10 z'umugoroba no ku cyumweru saa 12 za mu gitondo. Yes, nkunda kubabwira rero ko dukorera umurimo w'Imana ku Kagugu, aho bita kuri Alarume, iruhande rwa Kiliziya ya Kagugu, niho dukorera umurimo w'Imana. Biroroshye cyane, utegera Nyabugogo, muri gare ya Nyabugogo ugafata bisi iza ibatsinda, ukabwira shoferi ko agusiga hano iruhande rwa Kiliziya ya Kagugu. Aho ngaho agusize ugaruka inyuma ukinjiramo muri Alarume, nturebe iburyo nturebe ibumoso, ahubwo ukareba imbere yawe. Urusengero dukoreramo rwubakishije amatafari y'umutuku cyangwa se ahiye. Dusenga, tugira icyumba cy'amasengesho cyiza, ngira ngo navuga ngo kimwe mu byumba 3 byiza bisigaye mu mujyi wa Kigali. Kimwe mu byumba 3 byiza bisigaye mu mujyi wa Kigali, bikiba mu mwuka w'Imana, aho Imana ikivugana n'abantu, aho abantu bakihana, aho abantu bakibohoka indwara zigakira. Icyo cyumba kiba ku munsi wo kuwa gatandatu kuva mu gitondo saa 2:30 tukageza nimugoroba. Ku cyumweru kuva mu gitondo tukagira iteraniro ritangira saa 2:30 rigasoza saa 6:30, saa 7. Hanyuma ku wa gatatu tukagira amasengesho atangira saa 9 z'umugoroba agasoza isaha ya saa 1 z'umugoroba. Murakoze cyane rero,
Imana ibahe umugisha, abadukurikira muri mu ngo iwanyu, abadukurikiye muri kwa muganga, abadukurikiye muri mu modoka mugenda, reka mwese mbabwire ngo aya masaha, uyu mugoroba, iki gitondo, kuri aya manywa, ukuboko kwiza kwisumba byose kubagote, abateze indege mugenda, abari mu buzima butandukanye bwa buri munsi ariko mukaba mubana natwe. Imana ibahe umugisha. Rero icyo nongera kugusaba, ndagusaba wowe utwumvise, utwumva, duhe comment, jyaho ngaho bandikira, wowe uri kunyumva nyine wandike comment. Nonaha ndimo ndabizi ko uri kunyumva, andika comment, andika icyifuzo cyawe. Ese ufite ikihe cyifuzo? Urashaka ko dusengera iki muri uyu mwanya? Ni ikihe cyifuzo ufite wifuza ko Imana yakemura? Jyaho ngaho ucyandike, nonaha turagisengera kandi urasubizwa, ndabizi neza. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, tubanze dusome ijambo, then dusenge, hanyuma tuvuge gato kuri iri jambo. Ariko reka ngusabe nshuti yanjye, uneze amatwi, andika comment. Ushaka iki? Urifuza iki? Ushaka ko Imana igukorera iki? Ni ikihe cyifuzo ufite? Turasoma igitabo cyo Kuva, ibice 14:24. Yes, fata Bibiliya yawe aho muri yo saro wicaye uri munyumva, fata Bibiliya yawe kugira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Yalla. Kuva 14:24. Havuze ngo iki? Haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'igicu n'iy'umuriro. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'iy'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhanije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Reka subiremo iri jambo. Haravuze ngo akura inziga ku magare yabo, haleluya, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Mwakire neza ijambo ry'Imana, munsubize muti turishimiye Imana. Reka mvugane n'abantu banteze amatwi. Satani ahaguruke nahaguruke, Farawo ahaguruke nahaguruke, abanzi bahaguruke ntibahaguruke, ntabwo Imana izabura uko igenza abantu bayubaha. Ese hari umuntu umwe cyangwa babiri banyumvise bavuge ngo amen? Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire mugabo mugore, ndagira ngo nkubwire musore mukobwa, ndagira ngo nkubwire wowe wumva ururimi ndimo mvugamo, ndagira ngo nkubwire wowe barimo basobanurira ukumva ijambo biciye muri uwo musobanuzi, wumva ururimi ndimo mvuga nona. Wowe twicaranye, unyumva uri mu modoka, unyumva uri muri saro yawe, unyumva uryamye, unyumva uri kwa muganga, unyumva utetse, uranyumva uri mu gikoni, bitewe naho unyumvira, reka nkubwire ubwoba nibushire, ntabwo Imana izabura horebo uko igenza, uko ikugenza wowe ubwawe wihebye. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza ingabo z'Abanyegiputa. Ese kugira ngo arebe izi ngabo hari habaye iki? Byari byagenze bite? Niki cyari cyabaye? Iki ni igihe Abisirayeli bari barimo bataha. Mana ishimwe,
bava muri Egiputa, nyuma y'ibimenyetso 10 cyangwa se ibitangaza 10 byabayeho, ndetse ngo haza kubaho gupfa kw'imfura z'abana bo muri Egiputa, bituma Farawo agira ubwoba, arekura ubwoko bw'Imana. Umva, ndagira ngo nkubwire, hari ikintu Imana igiye gukora bitere izi mbaraga zakurwanyije kukurekura. Haleluya! Hari igitangaza, hari imbaraga zigiye kukubaho, zigiye gutera abarozi kukurekura. Hari abarozi bafashe ibyawe wagiye ukora, ariko abadayimoni bakagukurikirana. Ntega amatwi mvugane na Imana igiye guteza Farawo wawe ubwoba, akurekure mu izina rya Yesu. Haleluya! Bibiliya iravuze ngo Farawo akurikira Abisirayeli nyuma y'ibyari byabaye, arabakurikira ngo bagera ku nyanja, ubwoba burabica, bibaza uko bigenda, bibaza uko baza kuhanyura. Muri icyo kibazo ufite, Imana igiye kwishakira inzira. Ndavugana nawe ngo Imana igiye kwishakira inzira. Ndakubwira mama, kuri iryo dene Imana igiye kwishakira inzira. Muri ibyo bigeragezo Imana igiye gucisha inzira aho zitari. Muri ayo makuba Imana igiye gucisha inzira aho zitari. Haleluya! Imana igiye guhindura amateka yawe. Abakuvuyeho, abakwanze bazamenya ko ufite Imana. Bagiye kumenya ko ufite Imana ikora ibitangaza. Bagiye kumenya ko ufite Imana ibohora. Imana igiye gukora ku rubyaro rwawe. Ugiye kubyara. Nyuma y'iyi myaka umaze, ugiye kwakira ukuboko kwiza kw'Imana. Tuvuge ngo amen. Nyuma y'aya makuba, nyuma y'izi ntambara, nyuma y'ibi byago, nyuma y'umwanzi wawe, ugiye kwakira ukuboko kwiza kwisumba byose. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Farawo arabakurikira, batangira gutonganya Mose. Baramubaza ngo urabona biza kugenda gute Mose? Urabona tuza kunyura he Mose? Ese Mose, iyo turekera muri Egiputa nta mpfu zari zihari, nta mva zari zihari. Iyo turekereho tugakorera Farawo aho kugira ngo tuze kugwa muri iyi nyanja. Ariko reka mbabwire, aho abantu batabona inzira niho Imana igiye gushyira inzira. Bibiliya iravuze ngo muri iryo joro Imana ivugana na Mose, iramubwira ngo Mose, rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja, Abisirayeli bambuke. Ngo barambuka. Ngeze ku ijambo nashakaga, ntago nza gutinda. Bibiliya iravuze ngo barambuka. Mu gihe bari barimo bambuka, Umwisirayeli wa nyuma yagejeje ikiganza, ikirenge hejuru, n'Umunyegiputa wa nyuma akigejeje hehe? Akigejeje mu nyanja. Ijambo riravuga ngo Imana ivugana na Mose, iramubwira ngo narambure ya nkoni hejuru ya mazi, ngo amazi asubirane. Ijambo ryavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza ingabo z'Abanyegiputa. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza abarozi. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza izo manza. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza izo ntambara uri munyuramo. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza ubwo bugumba. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza iyo kanseri. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitegereza iyo diyabeti. Mu gicuku cya nyuma, haleluya, Uwiteka yitegereza icyo gifu. Mu gicuku cya nyuma
Uwiteka yitegereza ibyo bigeragezo. Orebo sekita yazabo menisa kita yagando. Haleluya. Ngo arabyitegereza, areba uko Farawo bakurikiye, areba uko abatuze, ashaka kubarimbura, ashaka kubica, agira ngo abamare, agira ngo aba bose barangize. Ngo Imana iramwitegereza, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa. Bibiliya yavuze ngo bacikamo igikuba. Reka nkubwire, abadayimoni bagiye gucikamo igikuba. Haleluya. Abadayimoni bagiye gucikamo igikuba. Abadayimoni bagiye gucikamo igikuba. Izo mbaraga zafashe umutwe wawe zigiye gucikamo igikuba. Aba bantu bakugambaniye bagiye gucikamo igikuba. Aba barozi bakugambaniye bagiye gucikamo igikuba. Abanzi bakurwanyije bagiye gucikamo igikuba. Haleluya. Abaguhagurukiye bagiye gucikamo igikuba. Ndagira ngo nkubwire, Imana igiye gukora ibidasanzwe. Ntabwo uri buze gusigara umeze uko wari umeze. Ntabwo uza gusigara uko wari uri. Ntabwo uza gusigara uko wari uri. Hagiye kuboneka impinduka ku buzima bwawe. Imana ije gutabara. Imana ije guhindura amateka. Haleluya. Akira ubutabazi bw'Imana. Akira gutabarwa n'Imana. Umaze igihe urira, umaze igihe ufite amarira, umaze igihe ufite ibigeragezo, umaze igihe ufite intambara. Imana ije gutabara. Bibiliya iravuze ngo Abanyegiputa bacikamo igikuba. Imana yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zari zikurikiye Abisirayeli. Imana irazitegereza, Imana irazireba, Imana ireba uko zingana. Ngo bacikamo igikuba, batangira gusubiranamo, baravuga ngo nimuze duhunge Abisirayeli. Haleluya. Kuko Imana ibarwanirira, ikarwanya Abanyegiputa. Reka nkubwire, Imana ije kukurwanirira nubwo ntawe ufite ukwitayeho. Haleluya. Nubwo ntawe ufite ukwitayeho, nubwo abantu bakwanze, nubwo ufite intambara impande n'impande, nubwo ufite ibigerageza impande n'impande, ariko reka mpanurire ubuzima bwawe. Imana ije kurwanirira. Urwo rugamba si urwawe, iyo ntambara si yawe. Imana ije kurwanirira muri ibyo bibazo byo mu kazi. Imana ije kukurwanirira. Haleluya. Imana ije kukurwanirira muri ayo makuba. Imana ije kukurwanirira muri izo ntambara. Imana ije kukurwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Wabonaga nta nzira, Imana ije kukurwanirira. Imana izanye ubundi buryo bwo kugutabariramo. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Abanyegiputa, hari abantu bagiye kuguhunga, hari abantu bagiye kwegerayo kubera imirimo y'Imana. Abanyegiputa bacitsemo igikuba, abanzi be bacitsemo igikuba. Haleluya. Abavuze ngo ntacyo uzimarira bagiye gutungurwa babonye amateka yawe yahindutse. Inive paya gome. Bagiye gutungurwa babonye wahetse, bagiye gutungurwa babonye witwaye, bagiye gutungurwa. Farawo yarazi ko Abisirayeli abarangije, ariko mu gicuku cya nyuma Imana ihindura amateka. Mu gicuku cya nyuma ibyari ibibazo birarangira. Mu gicuku cya nyuma Imana ifata umwanzuro. Reka mvugane nawe nkubwire ngo Imana ifashe umwanzuro kuri ibyo byangombwa. Reka mvugane nawe nkubwire ngo Imana ifashe umwanzuro. Haleluya. Ugiye gusinya ibyangombwa wari umaze igihe ushaka, Imana irabiguhaye. Imana ifashe umwanzuro wo kukurengera. Imana ifashe umwanzuro
umwanzuro wo kugutabara, Imana ifashe umwanzuro wo kukubakira. Baravuze ngo ntuzigera ushaka, Imana ifashe umwanzuro wo kuguha urugo, Imana ifashe umwanzuro wo kuguha igishoro, Imana ifashe umwanzuro. Haleluya! Hari urubanza wari umaranye igihe, Imana ifashe umwanzuro wo kururangiza. Humura, witinya, Imana ifashe umwanzuro ku buzima bwawe. Pelazala bene seregere mando. Mu gicuku cya nyuma utakive, Uwiteka yitamuruye. Mu gicuku cya nyuma hitaya bango, Uwiteka ritamuruye, azanywe no kuguhoza amarira. Ntabwo ujya usinzira wabuze ibitotsi. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka akoze igishya, ugiye gusinzira. Akira ibitotsi, akira gusinzira, akira gusinzira, akira ibitotsi. Uwa mwijima nube muzima mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbabwire inshuti zanjye, iyo tuvuga ibi ngibi, iyo tuvuga ibi dufite aho tubikura. Iyo tuvuga ibi, iyo tuvuga imirimo y'Imana dufite ikibi dutera. Mbonye Imana ikiza abantu, mbonye bazana abantu batagenda mu rusengero bakaza bagenda, bagataha bagenda. Mbonye bazana abantu batavuga bagataha bavuga. Izi nkuru murazifite, murazumva. Abantu bakunda kubana natwe kuri iyi sheni, ngira ngo mujya muhabonera imirimo y'Imana Imana ikora. Reka mbabwire ko Imana itananiwe, ahubwo hari igihe Imana ijya yemera ko ibyo bibanza bikaza kugira ngo yiheshe icyubahiro. Imana ikemera kumara iyo myaka, ubukwe bwa mbere bugategurwa bugapfa, ubwa kabiri bugategurwa bugapfa, ubwa kane bugategurwa bugapfa. Inshuro ya karindwi Imana ikavuga ngo reka mukureho igisuzuguriro. Ba bantu bari baragufasheho ijambo bagaceceka. Kare nahoze mvuga niba atari kuwa gatatu mu iteraniro, umumama wari umaze imyaka 6, rero hari n'uwari umaze 8. Ndavuga uwari umaze gutwara inda zigera muri 6, inda yamara kuzuza amezi 3 ikavamo inda 6. Niki cyananiye Imana? Haleluya, haleluya, haleluya. Mbonye Imana ikora ibidasanzwe. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Uyu mumama Imana iritamurura. Uyu munsi amateka yarahindutse. Uribaza ngo ngewe bizagenda bite? Uribaza ngo uyu mubabaro nzawugeza ryari? Uribaza ngo kumugaba ntaye bizagenda bite? Ufite amarira y'uburyo bakubenze. Uyu muhungu mureka agende. Ninde wakubwiye ko ari we muhererezi mu bahungu? Uyu muhungu ntagutesha umutwe ugatinyuka ukavuga ngo ugiye kwiyahura kubera umuhungu. None se uyu muhungu niwe muhererezi mu bahungu, ukavuga ngo ugiye kwiyahura kubera umukobwa yakwanze? Oya. None se uyu mukobwa niwe mfura y'abakobwa akaba ari we muhererezi? Imana iritamuruye ngo ikubakire urugo. Ngo amen. Imana iritamuruye ngo ihindure amateka yawe. Maze igihe nakira abantu ukumva umuntu arakubwiye ngo pastor ngo ngiyewe ko ndumva ubuzima bunaniye, ngo ikiruta nuko napfa, ngo ngiye kwiyahura. Oya, wikwiyahura. Nibyo koko mama wawe yarakwanze, ariko hari Imana igukunda. Ndashaka kugusengera. Nibyo koko umugabo yaragutaye, ariko hari Yesu ugukunda. Nibyo koko uri mu gihe cy'ubupfakazi, ariko reka nkubwire, muri ubwo bupfakazi Imana igiye kugushumbusha. Wavuze ngo amena. Ese mwari mubizi ko Imana igishumbusha abantu? Ntabwo icyo ari ikibazo. Kuba ufite abana ntabwo ari ikibazo. Kuba warapfakaye ntabwo ari ikibazo. Ninde? Ni Pastor Claude. Reka nambonereho naramusuze. Pastor Claude yaravuze ngo Imana igira piyesi. Reka nkubwire nshuti yanjye, muri iki gicuku cya nyuma uhagazemo, Imana igiye kukuzanira piyesi ku buzima bwawe. Wavuze ngo amen. Hari iyindi
piyesi Imana igiye kuzana, icyo gifu kikaba kizagarukiraho. Hari iyindi piyesi Imana igiye kuzana ku mugongo wawe, uwo mugongo ukaba, Imana ifite piyesi. Hari piyesi Imana igiye kuza, ngo uriyahura, ngo umuhungu yagusize, ngo yagiye, yamaze niba yagiye. Hari piyesi Imana ifite. Haleluya. Nyamara Pastor Claude yarahishuriwe, Imana ifite piyesi. Nibyo, niba imodoka bazikora bagateganya piyesi, n'Imana yateganyije piyesi ijya mu bantu bayo. Ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, yitegereza abadayimoni barwanyaga ubuzima bwawe. Imana ibitegereza. Imana yitegereza izo mbaraga zararaga zikuniga. Imana yitegereza ibyo bitero byari byarafashe mu nda yawe. Imana yitegereze, Imana nibirebe. Haleluya. Imana yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, pela zedebene sikore benema, ngo zicikamo igikuba. Baravugana ngo nimuze duhunga Abisirayeli, kubera ko Imana ibarwanirira. Reka nkubwire mama, abantu bagiye kubona Imana yawe. Reka nkubwire papa, muri ako kazi abantu bagiye kubona Imana yawe. Reka nkubwire wa mukobwa we, abantu bagiye kubona Imana yawe. Torero ry'Imana, abantu bagiye kubona Imana yawe. Bashumba bagenzi banjye, abantu bagiye kubona Imana yawe. Muri uwo mubabaro umazemo igihe, abantu bagiye kubona Imana yawe. Wavuze ngo amen. Mu gicuku cya nyuma Abisirayeli, Abanyegiputa babona Imana y'Abisirayeli. Ntabwo nzi igicuku uhagazemo, ntabwo nzi igicuku urimo, ntabwo nzi igicuku urimo muri iki gihe, ntabwo nyizi. Ariko reka nkubwire ijambo rimwe gusa, nushaka utwara iryo. Imana iritamuruye. Muri ibyo bibazo Imana iritamuruye. Muri izo ntambara Imana iritamuruye. Muri ayo makuba Imana iritamuruye. Muri ayo magorwa Imana iritamuruye. Muri izo manza Imana iritamuruye. Muri uwo muryango Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo ntubyara Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo uri ingumba Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo ntuzabona akazi Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo ntacyo uzimarira Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo uzaseba Imana iritamuruye. Aho baguhaye iminsi Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo uzikorera amaboko Imana iritamuruye. Aho bavuga ngo urashaje ntuzabyara Imana iritamuruye. Wavuze ngo amena. Aho kwa muganga Imana iritamuruye. Hore besikere benetayizi nikuwa shanto tere benefai. Akira ubutabazi bw'Imana. Lonte kire besayini mora. Akira kurengerwa n'Imana. Lonche dibe fore grayi. Akira guhindurirwa amateka. Akira guhozwa amarira. Akira kugirirwa neza nidashobora kubeshya. Ndashaka kugusengera. Wikwiyahura, wisubira mu bapfumu, wivuga ngo byarananiranye, wivuga ngo usubiye mu nzoga, wisubira mu kabari, wivuga ngo byaranze, wivuga ngo Imana ntishoboye, wivuga ngo Imana yaragutaye. Reka nkubwire, Imana iritamuruye. Haleluya. Abantu bagiye kubona Imana wasenze, kubera ko mbonye Imana igusinyira ibyangombwa, kubera ko mbonye Imana ikora kuri izo mbavu zawe, kubera ko mbonye amaraso yawe aba mazima, kubera ko mbonye wakira umugisha, kubera ko mbonye uva mu bushomeri, kubera ko mbonye wakira, kubera ko mbonye ushaka. Imana iritamuruye. Mu gicuku cya nyuma, nyuma y'igihe umaze mu mubabaro, nyuma y'igihe umaze mu gahinda, nyuma y'igihe umaze muri iyi ntimba, nyuma y'igihe uryama ukabura ibitotsi,
akira ubutabazi. Mana turagushimiye ko ari wowe utabaye aba bantu, turagushimiye ko ari wowe utanze ihumure, turagushimiye ko unyeganyeje imisozi amateka akaba ahindutse. Humugisha aba bantu, abarwayi ubakize, ababoshye ubabohore, abafite ubukene ubaha akazi, abashonje ubagaburire, buri muntu wese mu rwe ruhande ndamusengeye. Abari mu Rwanda n'abari mu mahanga babuze kirengera, babuze ubatabara, babuze ubavuganira, ni wowe murengezi, ni wowe mutabazi. Nanjye ndaguhamagaye kugira ngo utabare aba bantu. Buri wese wumvira isengesho yari afite ikibazo kirangire, umuntu wumvira isengesho yari ari kwa muganga akire. Wa ndwara we ndagutegetse, dayimoni ndagutegetse, wa mbaraga we ndagutegetse, wa murozi we ndagutegetse, wa mwuka mubi we ndagutegetse, we batumye kumwica ndagutegetse, we batumye kumubuza kubyara ndagutegetse, wowe umurwanya ndagutegetse mu izina rya Yesu. Ndategetse ngo nave mu kagare, ndategetse ngo nate imbago, ndategetse ngo nahaguruke, ndategetse ngo niyakire, ndategetse ngo nakire. Buri mbaraga yose yarwanyaga ubuzima bwe irangire. Uhereye uyu mwanya umugisha w'Imana umwomeho none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, turabakunda. Ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe, kandi turabararika kugira ngo mwitabire amasengesho. Nshuti zacu mwitabira amasengesho. Abari mu mahanga tugiye gushyiraho live rwose ku cyumweru. Live izatangira, muzajya mubana natwe live. Ariko abantu muri mu Rwanda mureke gukomeza gukubitirwa n'ibibazo iyo ngiyo muri, ni mwihute hano kuri Alarume Kagugu muze mubone ukuboko kwiza kw'Imana. Ikiganza cya Yesu kiracyakora ibitangaza. Imana ibaha umugisha, imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana bigaragare kuri mwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.